Shalom. Amata. Yes, milk. Urumva wabonye ko babanza miki Ariko imakana. Amata mu Faransa bayita. amata Faransa Chamakari bikunaniye. amata mu Gifaransa Okay. ehe amata mu Gifaransa Amati? amata Faransa? mu Gifaransa Sama di Faransa. Amata mu Faransa bayita kokobata iyi noze urizi Yanoze. Akora kudasa nk'ingi ikora imyembe myinshi. Nuko amoko agiye atandukanye. aya birasa ubwo urumva uri kureba neza cyane zabanze gukorere iyo ni iki kivura amaso no kumutekera dodo buhati ikintu bita epinari urumva byinshi cyane iyi rero imeze neza ni kugashyira muri firigo noneho ukaza gakonje cyane wabonye icyo bita ji ya simusi Umuti yacu rero yabonetse mbibutsa yuko na fu yose waba ufite iwawe iyo ari yo yose wayikoresha kandi akavamo umunsi nziza iryoshye. ubwo urumva uramutse ufite inkeri Inanasi. ufite avoka ya Papayi. Yes. na za manderena Ibintu byose wakora Mandarine ntabwo akora. Iki? Nose ndi mwene achako murasetsa koko anyway so byari sawa rero ndakeka kakombe c'est très bien comme ça c'est très bien chachako cheers so rero mwakoze cyane gukurikira ukuntu bakora ikintu bita simusi So byoroshye n'ibintu byatwara n'atigera muri itanu. Ikindi nabwira abadukurikiye so mujye mwandika muri comment mudusaba umuntu mwifuza ko tuzabanza kuzana mbere y'abandi tuzazana abantu benshi ariko buri wese nyine agomba kutubwira uwo yumva ashaka kuba twaba turi kumwe hano so rero mwakoze kudukurikira kandi mukore subscribe kuri Salex TV. Ciao ciao. Ngaho wongera uvuge ngo mbivuge. Hello my people, this is Makanika Mubi cyane. Mama Mibe, twandi kwa ikaze kuri YouTube channel yacu Selective. N'umutumirwa Shalom. Bamwita Shalom niwe mutumirwa dufite uyu munsi. So nyuma yo guteka rero Tugiye gukora iki rero? tugiye no kugira gute no kantu ko kunywa banzu babwira ukuntu bakita Bayita gute? bakita bakita so urumva so ubwo rero nongeye kubanza ngate umwembe ibigizwe n'iki imyembe imineke tacamo n'amata n'ubuki buke abantu bakunda isukari nyine bakumvemo urumva uvuga simusi Tende kuvuga nawe. aha ego urabizi ubizi sha Atemberega nageza nabaye device na barabona smooth. urumva rero burya abantu kandi ikintu nababwira cyo nuko nk'iyi ji ntago ari ji bihenze cyane Kandi buraje umuntu yikorera ntekereza ko ari bifite intungamubiri. bayikoranye n'isuku Intungamubiri kuruta ziva mu ruganda. so gufata umwembe ukata duto ukata utuntu duto cyane Kumbe ruzi no kubikora? nzo waruzi ndi gukora ibintu nazi bayita smooth iyi niyo ji nyitungiye urumva iyi niyo ji yanjye ninywera
urumva ibindi bintu byose ikintu cyose icyo ari cyo kunywa kindi kitari ji ya simusi ntabwo yangerera mu mubiri njye barabizi iryo jambo ntabwo ryapfa kuvuga na buri muntu wese kugira ngo udafite amenyo ntibyakorera cyane ndabeshya udafite amenyo ntibyajya byorohera cyane njya nabivuga atabishatse ni ukuvuga simusi agaragara muri ka mwanya ubanza gukora ikintu bita inyigo wahita upfa kubivuga gutyo uko wiboneye ariko abantu barimo barareba cyangwa turimo turabakingiriza ubaganiriza ubundi ubungubu nkawe Shalom ndabizi ko ikintu cyitwa urubuto uba ugiheruka muri rimwe cyane urumva niyo igenda ari kingana gute iyi ji igenda ari kingana gute izuba rigenderaho cyakoze ni nk'icyumweru ariko ngomba kujya nguhata ikintu bita imbuto kuko ntabwo wahora winywera amazi gusa amazi ariko ni meza mu buzima bw'umuntu ariko nyine ugomba kuvanga so akazi rero kakaba gakomeye kigahe ntabwo bitinda uza kubikata tubishyira muri blender ndi kwibaza nyine imineke niba dukoresheje imineke itatu nyine nakoresha imineke ine imineke ine siyaze kuba mukera ntabwo yaba mike tugeneje n'uko imyembe yawe umaze gukora ingahe ubu ni itatu nguhereza wa kane none sibyo kane kayewe twajya murabaga inyama mate Yego ariko utazi ibyo ndi kubaga ubwo najya ngo niba inyama ndi kubaga mami wanjye abanyarwanda tugomba kubereka ukuntu abantu bagira gute babaho neza kandi ku bintu ubuzima bwiza kandi budahenze umwe mbugura ngahe 500 aho ngaho nahahenze aho ngaho ni hari naho ugura 300 aho ngaho ni muri nuza ni muri super marishe 300 aha so deparare ibintu byarazamutse uzi ko mbere kugura imyembe kigura 300 mugiye hano so deparare ubona imyembe ya make deparare sivile Nyabugogo hariya ku ibagiro kandi magi ibagiro se akaba kandi nawe rero marato icyo ari cyo isoko rya marato isoko rya marato aho ryahagoze urahaza yaje basoko marato mu kanyaga avuga bakubiro basoko nse nayize usaze kwa mu kanyaga sigaye abaruzi gwatashaka twendereye agana hasi biraye inshuro nyinshi komeza ukate na bindi akamaze yerekeye ndashiramo imyenda rero bikoranye isuku ni isuku muri isuku iri hano isuku ni iki ni isoko y'ubuzima yes nabundi ewana ikintu tugendeye kuri gahunda ya tunyweresi iyi nayo yadufasha cyane kwinywera tuno tuntu nabwo byadufasha kuko utu rwose imbuto zituma ubuzima burushaho kuba bwiza gahunda ya tunyweresi urayizi tunyweresi uzi ibyo ari ndabizi bro so muri gahunda rero kugira ngo twereke urubyiruko ko hari ibyo kunywa byinshi bigiye bitandukanye atari ngombwa ngo tujye zahe tugiye gushaka ibisindisha ku bantu rero barebye kure nkanjye muze tujye kwinywera simusi ngo maze amata ni ukuvuga ngo turino amata yes milk wabonye ko babanzamo iki ariko amata mu Gifaransa bayita amata Gifaransa cyamakari bikunaniye amata mu Gifaransa amata mu Gifaransa amata mu Gifaransa mu Gifaransa bayita kokobata
cyari bigishe arabizi kandi arabizi uyu mwana azi ko neze arabizi shaka bizi shata za byazi ko atabivuye muri ngo ntabwo nzi amata mu gifaransa ariko murate turimo turenga umutobe wacu turimo turenga sha yeah. bakatwongeramo twongeremo ibindi ongeramo izindi poropati kubitamo imineke niba imineke nibanza hasi ahita ushyiramo iki ntabwo ibyo ushaka ugeze ko ugiye kubisya n'ubundi ayo nguko intebe basoni imyembe twongere turayimariramo yose yego okay ako dukoze kabiri ndumva shima hose icyo nzi kiyikiri kwigendera iki mu mwaka wose tumeze neza cyane iri toto n'ahandi riva usibye muri ji ya simusi good amba baje gukora igikoma ikiro kimwe n'igice ngiye gukurikizaho hanyuma ushyiramo n'ubuki bukeya wayireka ariko ushaka ngisha kubikora kandi ari muri kutakirikira kandi akamubwira naho ko ukanda aho ngaho abazi bakinisha ko twafatishijemo n'amenyo nuko making sure yes yashatse usanga ari ibintu biriza nk'iyi usanga byose cyane iyo unoze urizima yanoze akora kudasa nk'ingi ikora imyembe myinshi ni ukuvuga ngo amoko agiye atandukanye aya birasa ubwo urumva uri kureba neza cyane zabanze gukorere iyo ni iki kivura amaso no kumutekera dodo guhata ikintu bita epinari urumva
byinshi cyane. Iyi ji rero imeze neza. Ni ukugashyira muri firigo none ukaza gakonje cyane. Wabonye icyo bita ji ya simusi rero kuyikora ni ibintu biri izi cyane. Nabibonye ko icya mbere ugomba kuba ufite imyembe, ufite amata, urumva ufite n'iki n'imineke. Ubuki bwo wenda si cyane ariko barakenerwa, ntabwo ari kenshi ku bantu bakunda agasukari. Ibintu by'ubuki nabyo birakonda, ariko mu gihe utabufite wakora ji ya simusi tayari. Simusi yacu rero yabonetse, mbibutsa yuko na furu yose waba ufite iwawe iyo ari yo yose wayikoresha kandi hakavamo simusi nziza iryoshye. Ubwo urumva uramutse ufite inkeri, inanasi, ufite avoka ya papayi na za manderena byose wakora. mandarine ntabwo akora iki nose ndi mbone achako murasetsa koko. Anyway, so byari sawa rero ndakeka kakombe. C'est très bien comme ça, c'est très bien chacun cause. Cheers. So rero mwakoze cyane gukurikira ukuntu bakora ikintu bita simusi. So byoroshye n'ibintu bizatwara n'ategera muri tanu. Ikindi nabwira dukurikiye, so mujye mwandika muri comment mudusaba umuntu mwifuza ko tuzabanza kuzana mbere y'abandi. Tuzazana abantu benshi ariko buri wese nyine agomba kutubwira uwo yumva ashaka kuba turi kumwe hano. So rero mwakoze kudukurikira kandi mukore subscribe kuri Salex TV. Ciao ciao. Wongera uvuge ngo